Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi bakwizera TV ndabasuje aho mwirere mwese abari mu Rwanda abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda mwese mbifurije kugubwa neza. Niba warakoze subscribe kuri YouTube channel ndagushimiye, kandi niba utarayikora ngusaba kuyikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi bigiye bitandukanye tubagezaho kuri YouTube channel yanyu, YouTube y'Abanyarwanda. Nkomeje kubahereza ikaze muri iki kiganiro tugiye kugira ibyo tuganiraho ni Mr Kwizera nk'ibisanzwe tubana mu biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho kuri YouTube channel. Ndagira ngo tuganire, ariko mbere ko tuganira nifuza ko mubanza kumva aya majwi. Vestina yabyariye muri Canada. Mwana wa Vestina Bare Dorokasi Murinda Habirene byose ayobewe uwaguteye inda, wayobewe uwo waryamanye n'abagabo benshi mu buryo mwe cyangwa se ubundi, birangira utwaye inda utazi uwaguteye inda uwo ari we. Rero icyo gihe cyangwa Idirisa azakomeza gutegereza, cyangwa se mo kimwe barimo barashakisha uburyo bizarangira Idirisa n'umugore we bigire kwibera muri Canada. Dorokasi ashobora kwibonera yo fiance bitagoranye kubera yuko Dorokasi yakandagiye Canada. Nyifite video y'ibiri kubera muri Canada, kubera yuko iyo hoteli bari kubamo ni inshuti yanjye twakoranye mu mishinga itandukanye no mu bihugu byo mu Busuwisi. Iyo hoteli abangaba bari kuraramo, hari amashusho rero yafashwe na CCTV kamera ngewe bayampaye. Cyo kintu kucyumva nabwo ateye amashusho yampereze nde kuntu ameze. Yarambwiye ngo ntago nayaguha kuko uramutse unambwiye ngo nuyabona ntago yakoresha, ntago ibyo ngibyo ntago nabyemera. Ngi ndashaka yuko umpa nimero ya Idirisa, kubera ko Idirisa ngiye turanaziranye, twakoranye Burkina Faso mu mishinga, ariko nza kuza kuba mvayo njya mu gihugu cyo njya mu Busuwisi, aho naje kuva mu Busuwisi niyizira Singapore. Ubu ngubu niho ntuye n'umuryango wanjye. Atariko nanone nanjye nkakunda ibihangano bya Vestina na Dorokasi, nkimara kubona ko nyine Idirisa ari ugiye kugira gute, ugiye kubana nabo. Video ndayigira ariko umugabo yanga kuyima. Icyo yakoze yamaye screenshot nayo ayimeza mu buryo buri once view. Nararebye ndumirwa ndabati ibintu ni ibiki. Ndavuga ati nta kibazo, reka ntabara umujene mugenzi wanjye, reka ntabara Idirisa mbere yuko ibintu biza kuba byakwangirika. Namba narayishatse, maze kuyishaka mpita nyihereza uyu mugabo uri muri Singapore, ndetse yanaganira bikomeye cyane n'umuntu bita Idirisa. Ni mu minsi yashize bari muri Edmonton, igitaramo cyo muri Regina nibwo cyari kigize gute cyari kirangiye, kandi nimero ngi bayinyatse n'ubundi bakiri Vancouver. Nimero ndayimana, numva ko nta mpamvu ihari yo kugira ngo ntange iyo nimero, ariko undi akambwira ati niba unabishaka ureke dukore wenda groupe, ushyiremo na Idirisa, hanyuma ibyo ngibyo ushaka nyine ndaza kubibereka, ariko ntago ndi bubikoherereze. Bivuze ngo Vestina atandukanye n'umugabo we, yabonye undi mugabo muri Canada. Kuba avuze ngo niyongera gushaka undi mugabo wa kabiri ntazahuka nkuko yahubutse ubwa mbere. Na Dorokasi bavuze ku by'urushako, Vestina abwira Dorokasi ngo wibeshye ugashaka ukiri muto nagukubita, ngo kirazira simbishaka. Abantu baravuga batese Vestina mwo kagira Imana mwe, yagize urushako rubi, yahuye n'urushako ruba akababuza muri umunawe urushako gushaka y'abakiri muto. Ese yarahubutse mu rushako rwe byagenze gute? Rero bacumwe mu Kinyarwanda ngo iminsi ba myinshi igahimwa n'umwe. Ibyo twagiye tuvuga rero biragaragaye. Bamwe baravuze bati nyamureka Pastor Claude mwavuze ibitavugwa, mwateye ibuye ku karere. Byagenze bite? Amagambo Vestina atangaje ku rubuga rwe rwa Instagram ateye ubwoba papa, ateye ubwoba mama. Yes, ngira ngo aya ni amajwi ya Pastor Claude ndetse na Bosco Empire muri cya gihe Vestina ndetse na Dorokasi na Irene Murinda Habi bari mu gihugu cya Canada bakora ibitaramo bigiye bitandukanye. Ni ibiganiro bakoze muri cyo gihe
bacana umuriro kuri Vestina ndetse na Dorokasi, yewe udasize na Irene Murindahabi, kuko kuvuga kuri Vestina cyangwa se Dorokasi egare ko ubuvuze na Irene Murindahabi, cyangwa se uba watatse MI Empire mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi ni biganiro aba bagabo bagiye bakora, ndetse babikora avuga ngo nta bumuntu na buke bashizemo. Ni ibiganiro bakoze badafite icyo bitayeho, bo bakora icyo bita ngo ni showbiz, ariko bari kubabaza umutima cyangwa se bari kubabaza imitima yabo bari gukoraho izi nkuru. Narababwiye mu biganiro bishize nakoze, babwira ngo abantu dufite imitima itandukanye kandi yakira ibintu mu buryo butandukanye. Hari umuntu ushobora kwihanganira ibiri kumuvugwaho, ariko hari n'udashoboye kuba yabyihanganira kabone naho ibyo waba uri kuvuga ari ukuri. Hari umuntu uba udashoboye kwihanganira ibyo ngibyo byose. Ibi biganiro impamvu mbanje kubumvisha aya majwi, ndagira ngo nibutse Claude watangaje cyangwa se wavuze ko yiteguye kuba igitambo cya social media, ko igihe yakoraga ibi biganiro yumvaga ari mukuri, ndetse yumvaga ko adafite impamvu n'imwe imusubiza inyuma ku byo yavugaga kuri Vestina. Ndetse ibiganiro nge nagiye ngaragaza ko bitari bikwiye gukorwa n'umuntu nka Claude avuga ku mwana ungana n'abana abyaye cyangwa se umwana wa yabyara. Ndavuga ntabwo bikwiye. Impa yawe mwumvise ko yakoze ikiganiro agerageza no kumvikanisha ko afite amashusho yafatiwe muri Canada muri hoteli imwe, ngo Irene Murindahabi na Vestina na Dorokasi baruhukiyemo. Avuga ko ari amashusho ngo yarateye isoni, ngo yabonye ngagatangara. Ariko narababwiye ngo ku isi yose usibye hano mu gihugu cy'u Rwanda, ntabwo ahantu umuntu arara byemerewe ko ushiramo kamera. Kabone naho iyo kamera wabugiye gushiramo cyaba ari icyumba cy'umwana wawe cyangwa se ari cy'umunyamuryango wawe, ntabwo byemewe, ni ikintu kizira. Nabwiye ko ari amashusho Impa yavugaga byari ikinyoma, ntabwo byari ukuri. Ariko uyu munsi wa none aba bakoze ibi biganiro nibo bari kugaragaza ko barenganye cyangwa se bari kurenganywa, bari mu karengane. Bari kuvuga ko ibyo Irene Murindahabi yakoze bidakwiye. Ariko reka nge mbabwira akantu, Irene Murindahabi mwamukubise strike y'umunwa, musebya izina rye, musebya abahanzi be, nawe abakubita strike ya nyayo yo kuba reportinga muri YouTube. Kandi ikindi ndibutsa Bosco Empire na Claude ko kuba mwarashatse abantu babafasha kuba mwakuramo zira strike Irene Murindahabi yabahaye, atari ubuhanga bw'abo bantu, ahubwo nuko Irene Murindahabi yagerageje kwerekana ko we nta bibazo akeneye kugirana namwe, ahubwo we ari mbese akeneye amahoro. Kuko Irene Murindahabi iyo aba umuntu wo kugigira akagigira bya nyabyo, ntabwo Pastor Claude ndetse na Bosco Empire muba muri kwidoga kuri kamera, muri gukora ibiganiro, muri gukora mugaragaza ko Irene Murindahabi ari umugome. Nge naje kumenya ko nta bugome bwe, kuko we yagerageje kugaragaza ko yiteguye gusoza umwaka ari mu mahoro, nta ntambara afitanye n'umuntu n'uyu n'umwe. Ibyo muri kuvuga ngo yarabikoze nibyo koko, abikora ameze nk'umuntu uri kubagaragariza ko no kuba yasibisha YouTube channel zanyu yagira ute yazisibisha, ariko nyuma abona ko ibyo yakoze atagomba gukomeza kubihagararaho, ahubwo ahindura uburyo. Aravuga ati ntacyo, reka mbareke nibidefanda bakagaragaza ko bari kurengana, ntabwo ndi bwongere kugaragaza. Kuko reka nibutse abantu badukurikiranye uko YouTube ikora. Niba wowe undi potinze ugaragaza ko mfitanye nawe ikibazo, YouTube imereza amahirwe n'amahitamo, bakambwira ati girana ikiganiro n'uyu muntu, kandi uyu muntu nimugirana ikiganiro uduhereze impamvu z'uko agiranye nawe ikiganiro, cyangwa se utwandikira ugaragaza ko mwagiranye ibiganiro. YouTube imaze kuyandikira, yandikira wa muntu waguhaye strike,
iyo wa muntu wagwaye striker atongeye kuvuga ko mufitanye ikibazo, nawe bamuhereza iminsi 3 cyangwa amasaha. Iyo atongeye kwandikira YouTube, ya striker bayikuramo. Ariko iyo yongeye kwandikira YouTube, baguhereza indi striker, none bashobora no guhereza striker zirenze imwe, kuko wakomeje guhagarara ku mafuti cyangwa se wakomeje guhagarara ku makosa yawe. Rero Impaya na Claude kuba mwarahanganye n'igitero Irene Murindahabi yari yabagabyeho, ntimubyite ngo ni ubuhanga bwanyu, ahubwo nuko Irene Murindahabi yanze kuba ibifura nkamwe akabipfura, yanze kuba igifura abipfura, yanga gukomeza guhangana namwe, kuko iyo abishaka yari gukomeza kugigira, yari gukomeza guhangana namwe. Ubwo bushobozi yari abufite, kuba striker mwarazikuyemo ntabwo bivuze ngo nuko mwabaye abahanga, ahubwo nuko Irene Murindahabi yanze gukomeza kugigira. Mwe mwakuragamo imwe YouTube bahaye, uko Irene Murindahabi yarastangiye rimwe, YouTube igacekinga ikavuga ati iyi ngiyi iragenda, iyi ngiyi ntabwo iri bugende. Mwakuramo imwe mwabona indije mukavuga ngo Irene Murindahabi ngakomeje kugigira. Nyamara ntabwo Irene Murindahabi yagigiye, ahubwo Irene Murindahabi yarabikoze, ariko nyuma abona ko akwiye kubareka. Channel zanyu zidakwiye kuba zasibwe. Erega nawe ni umuntu mukuru, kandi ikindi ibyo muvuga ngo ntabwo yagombye gusibisha YouTube channel zanyu. Irene Murindahabi icyo ashoboye, ntabwo ashoboye kuza kubasubiza, nta nubwo ashoboye kuza gukora ibiganiro byo kubataka, ahubwo icyo ashoboye nugukora ibi, nugukora icyo ashoboye nyine cyo kubahereza striker. Nico yakoze, nibwo buryo yarafite bwo kuba yakwirwanaho. Ntabwo yarafite uburyo bwo kurwanisha umunwa. Mwamukubise striker y'umunwa, we abakubita striker yo kuripotinga muri YouTube. Ibyo rero ntabwo nakabonye impamvu mwakagombye kuza mwidoga mugaragaza ko murengana. Mwarakoze ibiganiro byabujije Vestina amahoro, mwinjiza amafaranga, Vestina adasinzira. Irene Murindahabi muri kwica brand yiwe arabareka. Igihe abatatse muhisemo muhindura satani, mumuhinduye umugome, mumuhinduye umwicanyi, mumuhinduye umuntu udashobotse, kandi namwe ubwanyu mwaragaragaje ko mutagize ute mudashobotse. Namwe ubwanyu mwarigeze kugaragaza ko mudashobotse. Mwebwe ubwanyu mwarigeze kugaragaza ko mutari beza, ariko uyu munsi rimwe muri kwirizwa. Byarantangaje kubona Claude akora ikiganiro yikungumura. Byibuze wowe ntabwo ufite uburenganzira bwo gukora ikiganiro, kuko wagerageje gutera intambwe yo kwegera Irene Murindahabi mugirana ibiganiro, muraganira. Ariko kuko urangwa no guhubuka, ariko rya zina rya Sebi Radio, wowe uhindana n'ibihinze byose. Ibihinze uhindana nabyo. Ntutekereza kabiri, mutekereze ku bintu ugiye gukora, no, uhindana n'ibiri guhinda byose. Nico kibazo kinakomeye wowe ubwawe ufite, nawe ubwawe urabizi. Nico kibazo ufite gikomeye. Herega Impaya mwimwishinga, uko uyu nguyu ibinarimo, Impaya ibinarimo, nge nambi babwire yakwitwaza Irene Murindahabi, kuko ibinarimo ni ibintu yateguye igihe kirekire, ni ibintu amaze imyaka irenze 2 ategura. Kugenda kwa Impaya ntabwo ari ibintu bibaye ngo kuko agiranye ikibazo na DJ Brian, no, si ibintu bibaye ngo kuko agiranye ikibazo na Irene Murindahabi. Ni ibintu we ubwe yari yarateguye igihe kirekire, kuko hari ibibazo Bosco Impaya afite birenze ibyo we yaza kubasobanurira yababwira kuri kamera, kuko muri iyi minsi aracyari kwigaragaza nk'umuntu woroheje. Murindire murebe mu minsi iri imbere, murindire mu kwa mbere. None nge nabonye yateguye ikiganiro agiye gukora kuri Chris Easy. Bino bintu mubyitegure, Chris Easy bagiye kumugabaho igitero biturutse ku kiganiro yakoreye kuri MIE Impaya. Chris Easy Bosco agiye kumugabaho igitero agiye kumugabaho ni iki? Agiye kumugabaho igitero
kigaragaza ko Chris Ize urupfu rwa nyina ari wo warugizemo uruhare ngo yamutambyemo igitambo. Ibi ngibi bivuze bitari byabo, ariko mwitegure mwibuke ko Bosco Empire mu bintu yatangaje yagaragaje ko we yiteguye guhangana na Irene Murindahabi, kandi ngo umuntu wese azakoresha ikiganiro azajya mwataka anyuriye mu muryango we. Njye nagira ngo mwitegure, kandi icyo kiganiro nzi ko cyamaze gukorwa, igisigaye ni ukugisohoka cya Proadinga kikajya hanze, kugira mwumve ibintu rwego biriho. We yakoze njye nabonye post yashize kuri stati ye ashiraho iriya ndirimbo yakoranye na Deben ndetse na Kevin Kade, arangije yandika amagambo ngo indirimbo yakozwe mu kwezi kumwe, nyina w'umuntu apfa mu kundi kwezi gukurikiyeho, niyo yamugize umusitari nayo mugejeje kure. Ahita navuga ati reka mbereke n'amagambo agize iyo ndirimbo. Empire reka babwire agiye kugusenya. Bese nta nubwo Bosco Empire ikibazo afitanye na Irene Murindahabi ari bya bindi bya Vestine na Dorcas. Empire wagira ngo hari abantu bamwishyuriye gusenya Irene Murindahabi, kuko yiteguye kumugabaho ibitero byose bishoboka. Ariko ndagira nibutse Empire ko ibintu muri kunyuramo cyangwa se ibintu biri kukubaho ni ingaruka z'ibiganiro wagiye ukora byashenguye cyangwa se byababaje imitima y'abantu wakozeho ibyo biganiro, barakureka. Ariko igihe kiragera kwihangana birabananira. Izi ngizi ni ingaruka z'ibiganiro cyangwa se z'ibikorwa bibi mwakoze, kuko nukora nabi n'ubundi uzasarura nabi. Ariko bikumbabaza kubugiye uri kumva ko ushishikajwe no gusenya Irene Murindahabi, we wumvise ko nta n'impamvu afite kuba yasibisha YouTube channel yawe, ko waravuze kuri Vestina ntabwo byagaritse ubuzima bwabo, warabasebeje urabandagaza, ariko n'ubundi ntabwo bikwiye ko bari gutwara ibikombe bigiye bitandukanye. Turi kumvikana? Chris Ize ugiye kwataka ntacyo gutwaye, kandi no kuvuga ngo uri gushaka gusenya Irene Murindahabi. Nje nagira ngo mubwire ngo gusenya Irene Murindahabi byagusaba imyaka umaze uriho, nirwo rugendo wakora. Mbega byagusaba urugendo rw'imyaka umaze ku isi, kugenda urugendo umaze imyaka uri ku isi, imyaka umaze uri ku isi, niyo yagusaba kugira ngo usenye Irene Murindahabi umushire hasi. Nabonye abantu benshi bishimiye ko channel ya Rocky Entertainment yari yasibwe, ariko muri iki gitondo mbyutse mbona DC Crema warwanye cyangwa se wamufashije muri iyo ntambara yo kugarura iyo YouTube channel. Mbyutse mbona bapostinga bashima Imana ko iyo YouTube yongeye kugaruka. Ariko rero nabonye hari abari kubyitirira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ibiganiro bya Kongo benshi babyitira, ariko muri kubyitira ibintu bidafite impamvu, bidafite n'ishingiro. Hari abantu byari byanejeje, ariko ntabwo Imana yabishimye. Nibyo nakubwiye ngo umuntu ashobora kugambira kugusenya umunsi umwe, Imana yo yaragambiriye kukubaka birenze uwo munsi. Turi kumvikana? Empire ushaka wareka guhangana na Irene Murindahabi, kuko Irene Murindahabi uri kumwangisha abantu umuharabika, ariko ntabwo ariko kuri. Ukuri nuko Irene Murindahabi yaboroheye, ariko yashaka guhangana namwe izo cyaro zanyu zari gusibwa. Ndagira ngo mu byumve mubanze mwumve aya majwi ya Kiramani. Rero ko uvuga ngo umuringo ya kwisa strike, nawe nyine wamubanje mu kwita strike, nyine wamukwisa strike yo kumusebereza izina, naho gukubita strike yo kwitabara mu bundi buryo. Uruko n'abantu bari kuvuga ngo kwihanira YouTube nyine kuntu bigenda, nago wajya kurega umuntu muri leta ngo umuntu ngo bimeze gukira ngo leta ngenda babwira ati ibyo bintu byanyu ntabwo twe tunabizi. So YouTube ifite kuntu yatworohereje twebwe. Wowe iyo ugizanye ikibazo n'umuntu urayandikira ukavuga ko umuntu akubangamira, bo ikintu bakora iyo basanze ko uri kugaragaza impamvu zifatika, nano baraga bakubita strike utagaragaje impamvu ifatika, bo baracekinga bakabona ko ibintu uri kumurega uwo muntu nyine ko ari ibyanyabyo, uwo muntu yakubanga bajyayo bagasanga nibyo, iyo batari byo ntabwo bayitera, baracekinga kugaragaza impamvu uyu muntu ari kumaga muri buno buryo gutyo bagacekinga bagahita bamukubita igihano, bakanamubwira ngo wandikire uwo muntu
mukemurane ikibazo mufitanye nibwo turagukemura ikibazo cyawe. So wowe uhita ushaka umuntu akandikira YouTube akayibwira ati akadeklarara nyine ati gukira nawe agatanga impamvu ziwe, batamanyira bakandikira wa muntu agaragaje impamvu izi nizi, hari ikibazo mugifitanye, bakaguriza nk'iminsi itatu cyangwa se bagaza nk'iminsi itatu cyangwa amasaha, ni amasaha nashira cyane n'iminsi itatu nishira utaragaragaza ko mufitanye ikibazo turayikuramo. Urukumva uyo iri umugome ukaguma ukagigira ugatangaza impamvu bamukubita n'iya kabiri ahubwo yarebye nabi. Urukumva ariko iyo utongeye kugaragaza ko ari ikibazo mufitanye ukabyihorera bahita bayimukuriramo. Nyirabyo nasobanuriraga none ejo Pastor Kure bende ushobora kubona yaravuyemo ukagira ngo uwo muntu wa declare ni wabigukuriyemo, nyamara YouTube nyine yabajika baza Irene uko Irene nawe mubaje avuga ati mbonye bameze message ariko nago niko basubiza ni babona n'abasubije barahita bayimukuriramo buriya. Ari nayo ya mbere yabanje kwitivamo hahita haza na za zindi zindi. Ndebe ni ngubu urimo nakora ibyo biganiro ukomeza kumurakaza ukagira ngo umuntu wabashe wa declare ni wazigukuriyemo kandi isa n'ubundi barujya bakubita izo zindi zirimo ziraza. Noneho ni mudekarara Irene akahita afunga umutwe akagumya akagaragaza impamvu ko zitari buvemo, biraza kugenda bite ko ruba wamurakaje. Nibwo yahitaga avuga ati nta mpamvu rega zibyo byose ubundi se turi gufi iki twakwiyunze ukamuza nawe tukiyunga bikarangira. So rero umumve ikintu kigambiriwe nawe yaravuze ko bose agiye kuzibakuriramo nta bintu by'intambara ashaka nyine abona adashaka kurangiza umwaka nabi, bose uko biri kose muno arimo ararwana nabyo bikoramo. Yes, ngira ngo ayo ni amajwi ya Kiramani wakoranye live na Dumba baganira kuri iki kibazo cya Irene Murindahabi na Bosco Impaya na Korode. Ariko nahise mbona ko Korode ntabwo urinda shima, uri igifura ntabwo uri imfura. Korode urinda shima no kuba Irene Murindahabi yakugiriye imbabazi ntabwo wari uzikwiye, ariko arareba aravuga ati reka noroshe ne kugirana ibibazo n'abavandimwe, ariko no uri kwikungumura kuri kamera uri kwinekera. Sinsinga yabavuze ngo uri myari guzakora ikiganiro wirangirizeho ibikomeye. Niko mba mbibona, mujye mureka kumva ko ibi bimukorera abandi ariko namwe ari byo nabo babakorera. No, ibi bimukora sibyo abandi batekereza kubakorera. So mukomeze kugira ibihe byiza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane kandi mbahuza ku mutima. Duhuriye mu biganiro bagezeho amasaha ari imbere. Shalom shalom.